iri teraniro natesha agaciro gukora kw'abadayimoni nahamagara ijuru ryo mu ijuru ngo ryemerere imbaraga zitabara naguhamagaye kuko uri rubasha kandi rurangiza rwa burundu mugaragu wawe agiye kuyobora iri teraniro rya hano musabiye imbaraga n'inkomezi ntabariwe mwuka wera waramutanze nk'umufasha kugira ngo azashoboze buri wese reka rero aka kanya abari wowe bashiki bacu na bene data bagiye ku byerekezo cyabo mu cyawe turabasengeye imbaraga z'ijuru zibamanukire n'abaribo ahubwo reka abari wowe abagaragu bawe bagiye gukora uyu muhango nk'uko wabivuze ubibwira umugaragu wawe Yohana aka kanya reka bimenyekane mu izina rya Yesu Kristo nuko uravuga ngo utabyawe n'amazi n'umwuka nazinjira mu bwami bwawe aka kanya bimenyekane kuko uri kumwe natwe urakoze data kuko uri kumwe natwe dukomeye amashyi tukuvugirije impundu. Haleluya. Tugiye gutangirana n'indirimbo mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba wa Yesu ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba wa Yesu ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu igitangaza irakomeje igitangaza ko Yesu yanijije umwuka wera y'unyobora uzageze iwanjye mw'ijuru amahoro geragejwe inkozi satani wariyoramara n'abayuwizera ijambo ry'Imana niyo mvuga yanjye izageza mw'ijuru amahoro igitangaza igitangaza ko Yesu yanijije umwuka we wera y'unyobora uzageze iwanjye mw'ijuru amahoro igitangaza ko Yesu yanijije umwuka we wera y'unyobora uzageze iwanjye mw'ijuru amahoro yacu nk'uko ijambo ryawe ribitubwira neza ngo bihana ibyaha bakoze bahamiriza bene data abandi bakwakiriye mu bihe bitambutse ko nabo binjiye mu muryango wa Kristo nuko iri teraniro ryose rero turaryakiriye ngo riba ahantu kandi imitima yose iri hano hantu bigusabye n'izihe mu izina rya Yesu urakoze amen. Abantu mu ncamake tumenye abantu bateraniye hano kandi asengera umukozi w'Imana ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana uracyari Imana ivuga bikaba yategeka bigasohora ufite n'ibyifuzo undi murengezi ijambo ryawe ryabaye tutarabaho rikiri ubukuru ugiye kuvuga n'umuntu yambaye mu binyama n'amagufa kayezwe nawe agirirwe neza nawe kugira ngo narashira mu gihe kumva ritubere impamba n'ubwo tuzakuganisha Mwami Imana nyiringabo ryabayeho tutarabaho niyo mpamvu umwanya nk'uyu tugiye kuryumva gusabye guturiza imbere yawe kugira ngo twebwe dufate kuri ibyo kurya bitunga ubugingo bwacu bw'iminsi yose. Mwami Imana nyiringabo urakoze kuri Imana mva gusenga kwacu tubisabye Imana data dushima twakira ijambo ryawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abafite Bibiliya reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, turasoma igice cyaho cya mbere, turasoma n'umurongo wa mbere kandi dusoze 6. Aravuze ngo Yohana umubatiza, itangira ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, uzatunganya inzira yawe, ijwi ry'urangurura mu butayu riti mutunganye inzira y'Uwiteka mugorora inzira ze. Umurongo wa 4 haravuze ngo nuko Yohana yaje abatiriza mu butayu abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha, abatuye mu gihugu cy'Yudaya n'i Yerusalemu bose
bahaguruka baramusanga ababatiza mu ruzi rwa Yorodani. Hano hantu ndagira ngo tuze kuhatinda nubwo tudafite umwanya munini, ahubwo nawe nugera mu rugo hatinde, kuko uyu munsi dufite umubatizo wo kubatiza nk'uko byanditswe. Haravuze ngo bavuga ibyaha bakoze. Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, awukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Yabwirizaga avuga ati, ndusha ubushobozi azaza hanyuma yanjye, ntibikwiriye kunama ngo mfundure udushumi tw'inkweto ze. Njyeweho ndababatirisha amazi, ariko we azabatirisha umwuka wera. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Yesu nashimwe. Abageni kandi Yesu nashimwe. Abageni Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana dusomye muri Mariko rivuze ku itangira ry'ubutumwa bwiza uko bwavuzwe na Yohana. Yabatije abatiriza mu ruzi rwa Yorodani, abatiza bemeye, bari bemeye kwatura ibyaha bakoze. Hanyuma bamaze kubyemera ahera karababatiza, ariko yari integuza Yesu Kristo. Yohana yaje abatiriza muri Yorodani, ariko Yesu aje abatirisha umwuka wera. Rero iteraniro ry'uyu munsi mugiye kubatizwa mu mazi ya Yorodani, ariko birashoboka ko wagera muri Yorodani ugahita wuzura umwuka wera. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere bibayeho byo kubatiza. Uyu munsi murabatije, namwe ejo muzaba mubwiriza bazabatizwa, kuko niko ubutumwa bwiza bugira gute buvuga. Hanyuma ku bw'ijambo ry'Imana kandi turakira pasiteri kugira ngo adufashe gusenga Imana, hanyuma n'izindi gahunda zikomeza Imana ikomeze. Amen. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe twumvishe muri uyu mwanya. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni rikuru, ijambo ryawe rigushoboza byose, kandi ijambo ryawe ryongeye kuduhugurira umubatizo mwiza wo kuri Yorodani. Bibiri tubwira neza ko n'umwana wa Yesu Kristo yayibatirijwemo, kandi akabwira Yohana ijambo rikomeye ngo emera ukore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Mu izina rya Yesu Kristo rero ndagushimiye yuko tugaburiye kuri iri jambo muri uyu mwanya, kandi ndagusabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Dukomere Imana amashyi kubw'ijambo twumvise. Bibiliya itubwiye neza itatubeshya, hazakurikiraho umubatizo w'umwuka wera ndetse n'umuriro. Nasomye ijambo rirambwira ngo umubatizo w'umuriro ni umubatizo w'urubanza, ntabwo ari uw'umunezero. Ni umubatizo uzaba upima imirimo twakoze. Niba Yesu nasanga imirimo idashyitse izajya ishya. Uyu mubatizo rero ni uwo gukuraho ibyaha, ni uwo kwihana. Ku gihe cya Yohana bamubwiraga ibyaha bakoze, wamara kuvuga ibyaha agahita kudubika mu mazi, kuko hano ugiye gucubizwa cyangwa kwinikwa, hanyuma ubundi uzamukane na Kristo. Haleluya. Iki gikorwa rero kirakomeje, abashumba bari kwitegura kugira ngo batangire umuhango. Reka dusabe Mariya asengera aya mazi. Ndivanye nawe tugushimira urukundo ruhambaye wadukunze, kuba turi aha hantu n'urukundo rwawe, ntacyo twatanze n'ubuntu twagiriwe. Imbabazi zawe zonyine nizo zatumye uza kudushaka, ntabwo twari tubikwiriye, ariko iyo tubyibutse ni ibintu twibuka bikatunezeza. Uyu mwanya ni umwanya ukomeye, kuko ni umwanya twaherewemo kwinjira hera, ubwo umwenda wari ukingiriza hera watabutsemo kabiri, kugira ngo buri muntu wese yigerereyo. Nunyemerere uyu mwanya umuntu wese ugiye kwinjira muri aya mazi. Ijambo ryawe rigira neza ko Yohana yabatirizaga ku ruzi Yorodani, abantu bakihana bakavuga ibyaha bakoze. Uwiteka Imana yacu, aya mazi yakabashushanyije kubabarirwa ibyaha, gupfa no kuzukana na Kristo kubwo kwizera. Bene data rero, bashiki bacu, uyu mwanya baguhamije Uwiteka Imana yacu nk'ikimenyetso cy'uko babaye abizera bagahinduka urugingo rw'itorero. Nanjye ndasenze muri uyu mwanya, Uwiteka mumanuke ube hagati muri bo.
izina ryawe rihabwa icyubahiro uyu munsi rero ubahe kugubwa neza kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro ndakwinginze ngo aya mazi Uwiteka Imana yacu nubwo yashyizwemo n'intoki z'abana b'abantu ariko aya mazi aba umugisha kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro bakoze no kugiye kubana natwe muri uyu muhango bigusabye n'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mukawera aramanuka batangira kubona Imana. 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 Niyo nzima Marite kubw'ubuhamya bwawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Irakoze Christian kubw'ubuhamya bwawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Irakoze Jean Paul ndamubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Irasubiza Everine Ketia kubw'ubuhamya bwawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera amen. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Amen. Garura Justine ubuhamya bwawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera amen. Nanone Data wa twese uri mu ijuru twongeye kugaruka imbere yawe uri mwiza ubereye bose abagutegereza beza mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya tubonye ineza yawe tubonye kugira neza kwawe kandi imbabazi zawe zibanye natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu rero turangije uyu muhango uruzi rwa Yorodani kubatiza bene data n'abashiki bacu muhabwa icyubahiro. Mwanya ukurikiyeho tugiye gukomeza Mwami Imana yacu tujya guhimbaza izina ryawe tuvuga gukunda kwawe kuririmbira twumva ijambo ryawe ukomeze kudushyikiza kugira neza kwawe dushimire rero kubanye natwe muri uyu muhango mwanya nigusabye nizeye mu izina rya Yesu wakoze amen. Haleluya amen. Bibiliya itubwira itatubeshya neza yuko hari abantu bizera umwami Yesu ako kanya bagafata icyemezo. Nawe ufashe icyemezo none ahangaha akaba yizeye ngo tumubatize none ahangaha. Ufashe icyemezo tujye kujya mu rusengero. Uwizera naze. Uwizeye naze batarava mu mazi. Urahari. Ufashe icyemezo naze.
ngo amanike ikiganza utaragera ikirenge cye mu cya Kristo. Yohana iyo yabaga ari ku ruzi Yorodani barahamusangaga akoze umurimo mwiza abizeye akababatiza. Mwene data rero kubwo kwizera nawe agiye kugera ikirenge mu cya Kristo kubw'umurimo Imana ikoze kubw'imbaraga z'Imana. Haleluya. Umuntu usanzwe nuko atari yagafashe icyemezo. Ikintu kinejeje nuko mu bantu babatijwe harimo umudamu. Haleluya. Mana irabona Jean Baptiste kubw'ubuhamya bwawe kubwo kwizera kwawe kubufasha icyemezo muri uyu mwanya ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yakwesha. Wawe ni Imana Clemence ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.
Urakoze abafashe umwanzuro ndabashimye ndabashimiye kandi mbahaye imbaraga zinaniya wewe wene yesu imbaraga n'amaguru y'umwuka wera zinaniya abafashe umwanzuro ndabashimye papa ndagushimiye tubwire oya papa oya imbaraga n'amaguru tubwire turahari ndavugana n'umugabo uvuye mwaya mazi yozinene papa papa nasohoke umugabo uvuye mwaya mazi ndamushaka arashaka umuntu uvuyemo murakoze gufata umwanzuro nagushimiye nguhaye agakiza gafatika ntiwakira imbaraga mwana wanjye ngurakoze gufata umwanzuro kandi ndagushimiye ngo ntiwakire imbaraga mwana wanjye zinini hari akazuka bw'amazi